kunyigisha kudoda kubera ko ibitekerezo byanjye byari bizima bidashonje naravuze ngo ngiye gushaka umuntu unyigisha kudoda ariko harazamo kondisiyo izihe kondisiyo ya mbere umuntu uri bunyigisha kudoda sindi bushake umumama kuko uyu mumama ashobora kumbihiriza yego ejo umukozi we akaba yagiye akantelefona ati umunsi ntuze kwiga yego cyangwa ukaba yanarwara akajya mu mihango akababara abamama baterwa n'utuntu ati nariwe mu nda amusore uzaze kwiga ejo kabiri ndi bushaka umuntu wakandagiye byibuze muri segonderi nibiba akarusho muri kaminuza kuko uyu muntu afite ibitekerezo byagutse hirya yo kwiga kudoda yajya anagiramo n'akantu k'umuntu wize ku rurimi ikindi uyu muntu ushobora kubona umukiriya uvuga urundi rurimi akamfasha kurwumva kubera ko njye ntararukamirika yego nshaka umuntu w'umusore ndamukunda cyane Rashidi yubaho niwe wanyigishije n'ukuntu nanjye nkunda icyarahani nzajya anyigisha oya ntabwo kibona umwanya ntumbeshye nyine naragutse negera icyarahani ngiye guhimba modeli ariko kubera ko nagutse mfite abakozi mbiha abakozi ngewe nkegera icyarahani cyanjye ngiye guhimba modeli zimwe mpimba nkashyiramo na password ku buryo utayigana nyagasani n'ubwo buryo made by Alice cyane yewe ngeze mu urwego ngezemo ndi mu buhamya reka mu kanya turagira ku bihamya yego kuko iyo ubuhamya budafite ibihamya ntiburyoha rero igihe kiragera ndamubaza ni kudoda babyiga igihe kingana iki ati amezi 6 8 10 biterwa no mu mutwe n'abandi giye mu mutwe wanjye ndahafite ibitekerezo byanjye nta nzara bifite yewe ndakwishyura amezi 3 mu mezi 3 ndaba mfite maîtrise ibintu byose ati ngweno mwishyura amezi 3 muri bya bihumbi ijana narasaguye icyo gihe kwiga byari 20 ku kwezi mpita mfata 40 njya kubifunguza konte kuko najyaga mvuga ko ningira uburyo nzagira konte yego sha nta muntu utagira konte ubu usigaye ufite anniversaire y'igihe wafungurije konte nafungurije konte njya kona nanjye nkabona BPR ngo Dia Madame Clara nyine urumva warakoze igihe twamaranye yesuwe nuko cyangwa ngo ejo ishami ryacu rizaba rifunze rya banke kabona nka banke eshatu zinyandikiye akamesaje nkako narahoze njyana igihombe muri nakumati unacyo waziritse ku gitenge nacyo naziritse ku gitenge ipfundo ku gitenge kibiceri najugunya ahantu nyagasare nuko ariko siko koko ari byo cya gihumbi icyabaga kinarenzeho nuko ari igihumbi kibiceri ku buryo kiguye byava karakacakacaka nuko cyasakuriza abanyamugi noneho mu mezi 3 nari maze kumenya kudoda mu rwego rwo hejuru kubera iki ngiye kudoda ibitekerezo byanjye nta nzara bifite icyambere sinishinga abantu masanze bashonje mu bitekerezo bumva umuntu yiga igihe kirekire ukurura ibintu mu gihe cyawe wumve ko mu gihe gito ibintu bishoboka kubera ubushake naramanukaga ndangije kwiga ndi butahe n'amaguru ntatega nk'abantu ariko kubera nabwo kuba uri kuri tekeri nta dufaranga wari ufite two guteka watinyaga gukora kuri ya yandi yego saa sita sinaryaga nacungaga ayo umugabo yasize yarasiyo nkagenda nyacunga ngomba ariyo mpahisha nijoro turya yego noneho nkaca ahantu bagurisha za mvaho nshya imvaho zisa n'izarangije garani nkavuga ngo nubwo nize kudoda ni gute nakora homework njye nihaga homework mwarimu nawe yamaye yego haca ahantu bagurisha imvaho kuko nta bushobozi mfite bwo kugura tisi ngo ngende nyikate nkagura imvaho na epengere nkagera mu rugo nkafata season nteruye muri atelier umukasi nawe utari uwanjye ariko nkazinduka kugira ngo nyirawe adatangira akazi akahubura yego ugatavuga ati wa mumama mwazanye ariba nkafata desizo nkakata kakaduruwate mwarimu wanyigishije mu mvaho yego nkafata epengeri nkateranisha ngahindura nkabona havuyemo rya somo rya duruwate ry'ijipo ya duruwate neza nkabona bivuyemo nkabona isohotse mu mvaho imeze bo nyagasani kandi ibyo byose mbikora nabihishe n'umugabo kugira ngo nzamusiripurize
ariko se mana yanjye ubwo tisheri rwose ibintu musigaye ndi umutayeri ukaze ariko mana wicecekeye nicecekeye erega jya wibuka ko ibanga ari ryiza na Elizabeth yahishe amezi 6 y'uko atwite mpaka marayika ari ugiye kubibwira Mariya ati mwana nyina w'umwami Imana aransuhuje ati uraho neza mwana arabyina nuko tugira ibanga badi erega nimufata amasomo turi kwiga twahereye uburyo basangiraga amavuta n'intuza none n'uruhu none reba aho tugeze nuko uragiye uriga bucece mugabo ntiyamenye ibyo ari byo naho harimo inzira yo guhita nsimbuka nkakira igihe kiragera nkajya ndwanira akazi k'ubuntu kugira ngo nkamirike akazi yego nkirirwa nkora akazi k'ubuntu bakagira ngo ni ukubaha cyane naho ndagira ngo nkamirike akazi menye ibyo ngomba gukora yego noneho ntangira kuba fiyeri y'ibyo nkora nkabyuka nkajya kwiga bantuma nk'urudodo cyangwa urushinge nkambara metero mu ijosi yego kugira ngo werekane ko uri umutayeri nerekane ko ndi umutayeri nk'umuganga washyizeho tesitometero ubuse ngenzajyana iki kuteri bose barazigira yego n'umuyede agendana umwiko n'igitiyo ugaragaza icyo ukora hari abantu bazi guhisha ibyo bakora ariko nshobora no kugenda nambaye ikarita ya RBA ukambara n'umupira uriho RBA urumva mujye mugaragaza n'ibyo mukora hari abantu bahisha ibyo bakora ntibamenye ko hazavamo inzira y'ibisubizo keretse ukora uburaya cyangwa ubwicanyi ariko si ibingibi Imana biba byaravuye mu isengesho ubundi ubihishira ariko n'inda yazikubitamo sitiri igaragaza umwuga ariko kora siko nibyo sitiri igaragaza umwuga w'icyaricyo none twebwe turagenda twishe tubundabunda twarabisabye Imana tubishaka hari abantu batazi kugaragaza icyo bakora nabwo ni inzara yo mu bitekerezo yego ntamenye ko kugaragaza icyo akora harimo inzira y'ubutabazi yego yewe nagaragaje icyo nkora ntazi ko hazavamo inzira y'ubutabazi ugashyiraho metero nkagenda nyambaye bantumye urudodo n'urushinge nanjye ndi mu muhanda nambaye metero igaragaza ko ndi umutayeri umunsi umwe nkubitana n'umuntu ukora akazi w'umwavoka arampamagara ati mada ati umeze ute ntimeze neza mbese ko wambaye metero uradoda naho ibitekerezo byanjye nabihaye ko ngomba gusirimuka nkambara neza no kumubugiza hari abantu babika akenda bakakambara ngo kuri noheri n'ubona bamenya ko no kumubugiza ukanagamo ngo baba bangaye ko bagafura kagacika ni ya nzara y'ibitekerezo kuki utumva se ko ejo wabona kandi kenda ni ya nzara y'ibitekerezo yo guhora mu bizambere yego noneho ngewe nkashyiramo agasitire nkiyeranje nkashaka akantu kambereye umwavoka arampamagara ati madati bite ni sawa uradoda ntiyi udoda ikise n'ibintu byose none se ko ngewe hari amakanzu dushaka kudoda kutudodera wayashobora ntayaheze ati amakanzu y'abavoka ntinayashobora kandi sindayidoda sindanayibona sindayitegereza ntinayidoda ati none se wayidodera ngahe none se mwakoreshaga babacaga ngahe ati wari umupapa watudoderaga ati ariko yarapfuye ikanzu imwe yaducaga 50,000 igihe rero nyidodera 60,000 kuko ugomba gutangaho n'icumi ryuzagufasha kuyidoda yego 10 ryo kugaragaza ko nkaze okay kuko umwarimu wanyigishije ariyo mpamvu ntashatse kwigishwa n'umuswa kuko hari igihe umuntu anigishwa n'umuswa akaba umuswa yego umwarimu wanyigishije yari yarize n'ibintu bya bizinesi yego anyigisha uburyo ukorera ahantu hamake winjiza menshi anyigisha uburyo ukorera ahantu hato ufite ibintu byinshi anyigisha uburyo uca amafaranga menshi mu kazi iyo uciye make babona ntabyo ushoboye kandi indi risiki ibamo iyo uciye make ushobora kwica umwenda w'abandi ntusagure ayo kuriha yego ati ribanga rimere niyo mpamvu tubahenda ni ibanga ry'akazi ndarimere nta kibazo ariko ni ryiza ubwo ngaburiye ibitekerezo by'umuntu wacaga 2 burya uba uri umuzi ariko nakagira umumotari unca 5 kandi aho ngendera ari 1,000 n'igiciro cya esanse turakizi noneho arangije atese baduha mu gihe kingana iki nicyo mwantegeka kuko giye muri gihe nize kugira gahunda kuko mu gihe cy'ubuzahare
Imana ajyaga imbwira ko nzurira indege nkamenya ko ukererewe gato y'indege gusiga bituma niga kugira gahunda ntarurira indege nge ngira gahunda byo ndabizi noneho nangane igiyewe imyenda muma n'igihe mushakira muzaba muyibonye bankubita amakanzu 5 ni kandi igiyewe ntabwo bamavanse banyishyurira rimwe please ibihumbi 300 batese ugira fagitire na kashe ntindabigira bita nikoza hano mbikoresha irijansi sambrage mbikoresha irijansi kugaburira ibitekerezo bita nkoresha fagitire na kashe vuba na vuba babona ndaje kasha ndicyo nyirabagenzi arise nimero za telefone tayeri pa nkoma nkozaho nanjye ngira kasha mba nzamuye kumara kwihanurira n'ibintu abantu mwisonjesha ibitekerezo byanyu aho watinze hituma ibitekerezo byawe bigira inzara arangije anyishyura 300 cyari kigeragezo gufata 300 nicyo kigeragezo cya mbere nahuye nacyo mfashe 300 iyo myenda sindayidoda baguhaye tisi oya byose nariyeranje nitisi ko ari ukujya gusa kubapima ko ari ukujya oya biriya bimezire zigira bigira standard ndangije ikanzu sindayidoda nsinye umunsi nzaba ntanze imyenda sinzi uko idodwa ifaranga ndaricigatiye ndabanza ndagenda ndikoza kuri konte ngo nkore muvamo kuri konte ndangije ndavuga nti sasa reka njye Nyamirambo ku rukiko ko biri kose simbura abantu bambaye kuriya urabyutse mu gitondo ndabyutse mu gitondo nciye i Nyamirambo ninjiye mu rukiko nk'umuntu ugiye kuburana cyangwa herekeje umuntu ugiye kuburana ibitekerezo iyo bishonje ntutekereza iyo ni stage ubundi yo kwagura ibitekerezo iyo ni stage yo kwiga nuko ndangije umuntu wa mbere aricaye wowe uri kureba aho bashyira amapurise aho bashyira ibifungo kiriya kintu kiri ku kuboko hasi ko ari itise y'umukara kandi itameze nk'indi yego ibi bipesu aka kantu k'umweru karereta gutya aya mapuri gacometse he gacometse gate aka kameze gutya gafite ubwoya bw'umweru gacomekwa he karesha gute imbere n'inyuma ubwo uri kuri mezira kwa kundi mu mezira guhera ku rutugu kumanura ndimo kunda mu bituza mu bitugu uburebure ndangije ngiye kubona mbona hinjiye umuntu nzi njya kumusubiza nturaho umwihobereje kumbe wowe ijisho hari ikindi riri kureba mana yanjye uzajya uduha abareba ijisho rizima ritari ijisho ritugera ngo rituneke ritukorere ikibi ntimakuru nese wamenye ati nakumenye numva reka nkubwize ukuri kuvuga no gutaruka iyi kanzu ndashaka kuyidoda nabonye ikiraka cyayo ariko ndumva kuyireba gutya ntayifata mu mutwe uramfashe iki arambwira ati izi kanzu zigira amakondisiyo si ugupfa kuyiguha ariko ndakwaranje kanzu arayima umva njya kuyidoderaho abantu batareba nyidoze bwa mbere mbona ivuyemo byembye aho nkoresha intoki igishinge kinini kugira ngo amapuri ajyemo ku rutugu n'ayo mu bitugu mbikoze mbona bivuyemo ndangije nsigarana ikigeragezo kimwe cya buriya bwoya buri kuri ka kantu karereta ndabukurahe ubwoya nzunguruka amaduka yose batubwoya se hano hari inkwavu tutubaga ubwoya bw'umweru ubwoya bw'umweru ni ibiki ntibabukoresha mu kumashini se byari bitaraza okay byari bitaraza imashini yego ayo matise y'ubwoya yari ataraza ubwoya naje kububona nte sasa nateze moto Nyamirambo tugeze muri ambutiyaje mbona ahantu bacuruza ibipupe mbonamo igipupe gifite ubwoya bw'umweru ntihagarara atubonye nde ntihagarara nimbange igisubizo cy'ikibazo narebe inkwavu z'abadimirizo urayikaze nangeje igipupe nkibonye njya kukigura amafaranga banciye sinakatuje nahise nishyura ndagenda ndarangihambura nyikuramo twatwoya two gutera ku ikanzu y'umwavu mumfate ibitekerezo byijuse uravumbura yego bigutera kuvumbura yego
uriya mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo ava ibitekerezo byo kubera ko byari byijuse yaravuze ati yewe nta magambo menshi ibitekerezo byanjye bimbwiye ko ninkora ku nshunda z'umwenda we isoko y'amaraso ikama ibitekerezo bimwinjizaho Yesu ari amukoze ku nshunda arakama bivuye ku bitekerezo. Ndashaka ko umuntu udukurikiye amenye uburyo ibitekerezo byamukiza akagera kure. Yego. Zakayo yaravuze ati gende mugufi ariko ibitekerezo byanjye si bigufi. Yego. Icyo ndi bukore niki? Ibi bitekerezo kubera ko nabigaburiye bigahaga. Ndazamuka njye mu muvumo ndurira igiti mbona uyu mwami Yesu bitangoye. Ibitekerezo bye bimujyana mu muvumo. Yesu ahageze araramatiza ka Fatikara ururuka. Ndarari wawe. Umuzinda narari wawe ariko burya. Ariko reba kugusuruka narari. Ye. Gufatirwa munsi y'igitati ndarari wawe bivuye ku bitekerezo bye bizima bikuruye umwami Yesu. Abantu bazana amagambo ariko ntibamenya ko Zakayo yavuye ibitekerezo bye. Uwo munsi Zakayo ati byo ntunza byose ndabiha cyane nuwo nambuye ndamuri hakane bivuye ku bitekerezo. Reka mvuga undi muntu wa gatatu wo muri Bibiliya. Yego. Tubanze dushiyo n'indirimbo nyuma yiwe. Uyu mugore wacumbikiye umuhanuzi mu cyumba cyo hejuru. Elisa. Yapfushije umwana. Apfushije umwana aravuga ati nubwo apfuye ariko ndumva ibitekerezo bimbwira ngo umwana muzamukane mu cyumba cy'umuhanuzi ntahari natahatahire ku ntombe birane kwivuga ku ntombe y'umwana wanjye. Ibitekerezo bizamura umwana hejuru aramuryamisha. Elisa hageze yegera umurambo w'umwana ngo amuhumekeramo izuru kuzura umunwa ku munwa amaso ku maso amwubararaho umwana arazuka bivuye ku bitekerezo bya mama we. Ariyo mpamvu ngira abantu badukurikiye ngo bagaburira ibitekerezo baragera kure. Amen. Imana ishimwe. Hallelujah.